TV turabashuje muherereye mu mpande z'isi, abarwayi, abafite ibibazo bitandukanye. Nyagasani abacira inzira bikemuke nk'ibisanzwe. Rero muri kumwe n'Umutesi Betty, channel ni yayindi Ami TV. Uyu munsi wa none rero muri kamera za Ami TV twabazaniye umutumirwa, ndagira ngo atangira twibwira. Ni karibu tuguhaye ikaze muri kamera zacu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Diane Nyangirimana. Ndi umukobwa nk'uko bivuze, ushima Imana, ukiri na mutoya kandi ufite n'inzozi ndende nk'abandi bakobwa bose baharanira kuziteza imbere. Yego, uhawe ikaze rero. Watangira ubwira abakunzi ba Ami TV impamvu wicaye. Yego, murakoze. Kansuhuze ndetse namwe bakunzi ba Ami TV, nanjye ndi umukunzi wayo. Hanyuma nkaba nshaka kubasangiza ubuhamya nk'umwana w'umukobwa waturutse kure ndetse anateganya kugera kure. Hari abakobwa usanga bateganya ibintu byinshi, ariko bakanateganya ko bazabikora mu buryo butari bwiza. Hanyuma wowe mukobwa, aho uri hose, ndagira ngo wicare, ndizera neza 100% ko ubuhamya buri bwaze kugufasha mu ntego zawe. Ahantu henshi cyane ndabizi buraza kugufasha. Hanyuma ubu tuvugana, njyewe ndi umukinnyi wa filime, wa sinema, amakinamico, ako benshi ntabwo muramenya, ako aho ngeze nshima Imana. Hanyuma ndatangira mbabwira ubuhamya rero. Njye nakuze ndi umwana mutoya mba kwa nyogokuru mu cyaro, nawe byakubaho ndetse nawe ushobora kuba wanakuriyeyo nibyo. Hanyuma nkajya niga ku ishuri, ako numva nshaka gukina amakinamico, nkajya nyina amakinamico yo mu mashuri, mu maprimaire, nkabikunda cyane, abantu bakabinkundisha, bakambwira ati ni impano yawe. Nza kubitekerezaho koko. So maze gukura byaje kuba ngombwa ko nshikisha amashuri yanjye. Nacikisha ndangije primaire, natsinze, ariko ubushobozi buza kuba bukeya kuko nashakaga kwiga, nakundaga kwiga, nacitse intege burundu. Nshika intege hahandi numvaga ubuzima burarangiye, nta kwiga sinzatera imbere, nta kwiga nta kintu nzigezaho. Ubuzima kuko bwaje gukomeza, nubwo numva ko butazagera ahangaha, njya kuba nashaka akazi, ukabona byarangoye kuko ntabwo nari mfite amashuri, ariko nkora akazi ko mu rugo. Shuhuje abantu bose bakora akazi ko mu rugo, respect kuri mwebwe. Abantu bagerageza kubasuzugura, ko mu by'ukuri ntabwo muri abo gusuzugura. Ntabwo muri abo gusuzugura, aho muri hose kuko murakora cyane kugira ngo mubeho. Muranagerageza kugira ngo mubeho mwishimye, ni iby'agaciro rero. Naje kugakora nshaka amafaranga kugira ngo ndebe ko nazariha andi mashuri, ariko ntabwo byaje kunkundira. Ntabwo nagakoze igihe kirekire. Hanyuma hari abakozi bo mu rugo bajya batotezwa, nanjye byambayeho. Naratotezwaga ndetse nkagira umubosi ashaka ko turyamana. Mukobwa aho uri hose, uwo mubosi ndagira nkubwire ko ntabwo ari uwawe, ni umugabo w'amabuja wawe, ntabwo ari umugabo wawe. Tekereza kabiri mbere yo kubyemera. Ikindi utekereze, ese ntabwo ndi bwice kariyeri yanjye? Ahantu uri hose jya utekereza kabiri ku kintu ugiye gukora. Ndibanda ku bakobwa cyane kuko tubinyuramo inshuro nyinshi cyane zishoboka. Byaragoranye rero ku buryo gutekereza ko hari nimbyemera mabuja azanyica, ariko njye natekerezaga nimbyanga boss aranyirukana, mbura akazi. Byabaye ngombwa rero ko mbyanga, baranyirukana, nsubira n'ahandi. Byarongeye bimbaho, mbona ko akazi ni uko ntabwo ari akanjye. Nibazaga impamvu ahantu hose ngiye ibi inshuro byikurikiranya. Byari bigoye rero. Nyuma nibwo naje guhitamo, ndavuga ni okay, akazi ko mu rugo ndabona harimo ibibazo byinshi cyane, reka ngerageze mbaze ni iyihe mpamvu. Nsanga nta mpamvu ituma umubosi yifuza kuba yaryamana n'uwakoresha. Nsanga nta mpamvu n'imwe ituma akazi kakunanira kuko udashaka kwitanga, udashaka gushoramo ubuzima bwawe. Ahubwo naje gusanga ari irari bitubaho twese.
naje gutekereza niki nabikoraho kugira ngo iryo rari rishire, nsanga ntabwo ari njye nyine ahubwo bibaho. Nasanze abakozi benshi baryamana n'ababosi babo, nasanze ni ibintu bibaho muri iyi sosiyete cyane. Byari bigoye rero kuvuga ngo nanjye ngiye kujya muri uwo mubare. Naje kubyanga rero, akazi barakabura. Natekereza no kujya gukora akazi ko mu rugo nkumva ncitse intege muri njye burundu. Mbibutsa ko ntabwo nari narize, nta kandi kazi nashoboraga kubona. Nshishikariza abantu bose mwese mudakunda ishuri ni ryiza, ni ryiza cyane, kwiga ni byiza. Ngenda bizi nabinyuzemo cyane. Byaje kubaho ngo rero imyaka niko igenda ikura mu buzima, tugira ibibazo mu miryango. Naje kujya ngira ibibazo n'imiryango yanjye, naje kujyana ikibazo na mama n'abavandimwe, baranyanga burundu kuko ntabwo narize. Akazi ari ikibazo, urumva niba nabwo nakuriye kwa nyogokuru, naje gukora njya kwa mama rero niho hari i Kigali. Narahageze, mama tugirana amakimbirane akomeye cyane ku buryo nageraga aho nkanarara hanze ndi umwana w'umukobwa. Mama akanyicaza ku ruhande rw'abandi bana bato nturi umwana wanjye, inshuro nyinshi akajya bakanoteza cyane. Ariko sinacitse intege kuko navuze nti hanyuma y'ubu ngubu hari ubundi buzima. Nawe mukobwa, nawe mutegarugori mwari w'igihugu, hanyuma y'ubuzima urimo hari ubundi ndetse bwiza kurushaho. Mama rero byaje kuba ngombwa ko akajya avuga ati sura umwana wanjye. Rimwe tukaba twicaye mu bandi bana bati shawo ndakubyarutse pe. Bikanca intege, bigeraho noneho nakumva mama atashye avuye mu kazi, ngiye nkatansohoka. Wakwibaza ngo najyaga he icyo gihe? Ntabwo najyaga mu nzu z'abahungu kandi bari bahari pe. Umukobwa ubuzima buba uri kunyuramo, ukumva ko igisubizo cyawe kiri muri gato y'umuhungu, ukumva ko igisubizo cyawe kiri ahantu ubona ko hazavamo ikindi kibazo. Mbese natekereza ngo okay, nindamuka ngiye nkajya mu nzu y'umuhungu, nshobora kuvamo ntwite n'iyo nda, nshobora gukora imibonano mpuzabitsina ntateguye, nshobora kuvuyanamo gukora andi makosa menshi cyane, kandi ntabwo ikosa rikosorwa irindi kosa. Ariko harimo abandi bantu batekereza ko igisubizo nyine kiba kiri aho ngaho. Yego, nibyo barahari, ariko tukiri aho ngaho niwumva neza ikintu nakoze urumva ko ntabwo ariho haba hari igisubizo honyine. Njye natekereje ndavuga nti nindamuka ngiyeyo, nkuko nawe ushobora kubitekereza ukumva ko uvuze ngo nanjye ngiyeyo, nibyo ni umusore kandi mwese mwambaye imibiri, mukanyamaza gukena ko muryamana nk'abantu mwese mwambaye imibiri. Icyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ese wigeze ubitegura? Ese basi umuhungu murakundana? Nubwo mwaba mukundana, se muteganya ko muramutse mutwaye nk'iyo nda, muteganya ko uwo mwana yazabaho ate? Ese azaba ubuzima nawe ubayeho cyangwa ahubwo azaba uri hasi y'ubwawe? Nicyo kintu njye natekerezaga kabiri. Tureke wenda ko atatwara iyo nda, ese uwo munsi ugiye ukaba wakora y'ubwandu bwa virusi itera sida. Hari indwara nyinshi ziboneka mu mibonano mpuzabitsina. Ese izo ndwara ushingiye ku bibazo urimo zije kubikemura cyangwa wongereye ibibazo? Kuri iyi minsi tugezemo abantu bameze nk'aho bihebye Diane. Hari ushaka kubwibwira akakubwira ati n'ubundi nzapfa. Nibyo, aho kugira ngo mpfe kabiri rero reka mpfe rimwe ngende n'ubundi mbone ubuzima ibindi nyine. Kuri icyo kintu cyo kwiheba rero, ndagira nkubwire ko nubwo wihebye, hari abantu benshi cyane bihebye hanyuma yawe. Hari abantu bihebye kukurusha. Uwo tuganiriye ushobora kumva ikibazo cyawe mbere uko nkubwira icyanjye ukumva ko gikomeye cyane, ariko maze kukubwira icyanjye wumva ko icyawe kiri hasi. Witekereza ko ari ufite ikibazo kiruta iby'abandi bose. Hari abantu benshi cyane bafite ibibazo muri iyi si, nta nubwo tuzatandukana n'ibibazo. Cyangwa ari wowe wanababaye kurenza abandi. Yego, umuntu yabivuze neza, aravuga ati hanyuma y'ubu buzima hari ubundi, ubuzima burakomeza. Ese wumvishe iryo jambo ntabwo wumva mu gisobanuro nibura nyuma y'uwo mwijima urimo ejo hazaza umucyo? Ikindi nakongeraho, ntabwo wahora utabanje kurira. Umuntu yanditse Bibiliya aravuga ngo uzaba ukomeye atenda mu butayu. Bishatse kuvuga iki rero? Ntabwo wambwira ngo ndaguhagurutsa utaguye. Nta nubwo bibaho. Niyo mpamvu urabanza ukagwa then ukaza guhaguruka, urabanza ukarira nyuma ukaza guhora. Nuko ubuzima bumera. Niyo mpamvu muri ibyo bibazo urimo tekereza ngo ndi kugwa, ndaguye, ndi hasi, hanyuma y'ubu haraza gukurikiraho guhaguruka. Kandi nuhaguruka nibwo umuntu wese azakubona akakwifuza. Birashoboka ko muri aka kanya nta muntu uri kukwifuza, ariko ejo bazakwifuza. Ndetse nabwo ujye wibaza se yari njyewe? Ese niki nakoze kugira ngo hari ibintu nanjye ubwanjye ntekereza ngasanga ntabwo yari njyewe, ngasanga si njye wahanyuze aho hantu.
rero byabaye ngombwa ko nanjye icyo gihe nkatekereza mama aranyanga, abavandimwe baranyanga, tukiri ku kantu k'abavandimwe njye nageze aho natahaga, urugero mvuye nk'ahantu runaka, mvuye nk'ushaka akazi cyangwa mvuye mu kiraka, bakambwira ati ntiwiyarurire. Byabaga ari ikibazo kuba nakora ku biryo ntabanje kubaza murumuna wanjye mutoya apana n'unkurikira, noneho ninjye mwana mukuru mu rugo. Bibanda ikibazo nkatekereza se ndi umwana w'umugani hano, ese ntiri nambara mbazi mama ngo mama wanjye ari hehe, gusa nakwibuka none nkibuka ko ari mama wanjye. Nkatekereza nkavuga ni sinzi aho ibintu bizahereza, numva ndihebye ntekereza no kuba najya kwiyahura. Ariko n'ibitekerezo ndi mutima urambwira ngo none se nujya kwiyahura za nzozi zawe uzaba uzigeze, ndisubiza asanga kuko ntabwo nzaba nzigezeho. Muri uwo mwanya rero kuba ngo abantu bashobora kuba barabaye ibyihebe, nanjye nabaye ikihebe, ariko mu bubwo bwihebe nagize natekerezaga ejo hazaza hanjye. Nkatekereza se nzava mu mama umeze ute, nzava ese ubu buzima buri gutegura hazaza hanjye cyangwa buri kuhica. Bwari kuhica koko yemwe ngo ngiye kwiyahura, bwari kwica hazaza hanjye koko yemwe ngo ngiye kwana n'umusore kuko nta handi mfiteho kurara. Ariko narabwubatse ndabwa ni mu mwanya wo kujya kwana n'umusore ngiye kurara ku muhanda, atari uko ndi mayibobo, atari nuko ndi indaya, ahubwo ari uko nta kurara mfite ku muhanda. Abantu baharara ku bw'ingeri zitandukanye, nibwo naje kubibona. Hari uharara kuko ari mayibobo yananiye iwabo, hari n'uharara kuko abo bamunaniye, hakaba n'uharara kuko ari ku kazi kiwe. Njye nahari rero muri ibyo byiciro bitatu mvuze harimo kimwe cyanjye. Wowe ni mu kihe? Ni mu cyiciro cyo kuvuga ngo mu rugo harananiye kandi si ngomba kuhata. Yego naraharaga ko kumanwa hajya mu rugo. Byabaye ngombwa noneho ko kuryama ntabwo byashobora kubona umwana w'umukobwa ashaka kuryama abasinzi bakagutambuka. None se ukiri aho ngaho ninjoro ntabwo bakwemeraga kuharyama, kumva hirirwaga kumanywa ukajya kurara hanze? Nubwo ngo ntabwo kumanwa naraga hanze, mama twaratonganaga. Ndatekereza se ko ndi gutongana na mama wanjye ni byiza ko namusubiza? Ntabwo byari byiza mu by'ukuri. Mama yabagize ngo avuye mu kazi nimugoroba kuko nzi ko tugiye gutongana, ntashaka ko dutongana, njye nshaka kwikururira amahoro mu mutima, hasohoka mu nzu. Kandi imiryango yabaga iri kure mu zindi ntara, ntafite uburyo nahita ngerayo. Urugero nkava nk'ahantu runaka nkajya ahandi kugira ngo amasaha agende, mu kanya nibucya njye kuryama mu rugo. Nyine ndabyumva. Aho ngaho usohoka ukajya hanze, mama wawe ntabwo yahangayikaga? Ntabwo yahangayikaga. Ni ukuvuga ngo ntabwo wamuhangayikisha? N'amahirwe yagiraga, wabaho wapfa nta kintu byari bimeze. N'amahirwe yagiraga nuko navugaga ngo ndasohotse. Urumva ko nari ikibazo mu rugo. Ngo ari ikibazo kuri mama wawe. Tureka no kuri mama, ubwo n'umwanya wa nijoro niyo natahaga mu gitondo. Urumva umuntu waraye hanze abakeneye kugenda akaryama, abakonje bishoboka. Nta nubwo se yakubazaga ngo waraye he byibuze? Nta nibyo yabazaga. Ababyeyi nk'abo babaho. Nagira ngo ndatashye, murumuna wanjye unkurikira kavuga ati mama yavuze ngo ntugere aha ngaha. Wumvishe cya kibazo, murumuna wanjye twaje kugira none we aba umwanzi wanjye burundu. Nagira ngo ndatashye akambwira ati nturi bwaryame, kandi mu by'ukuri naraye ntaryamye koko. Biva kuri murumuna wanjye, bifata umusaza wanjye umukurikira, bimuvaho bifata n'akandi kana gato kajya kambwira ati ntiwiyarurire ntabanje kukwabwira. Mu by'ukuri nabaye ubwo buzima ndahangayika. Ndakeka kandi nari nkiri muto, nari mfite imyaka 16. Wa mukobwa ashaka biri kukuba afite imyaka 20, 25, tekereza ko hari umwana uri hasi yawe uri kunyama ibibazo biruta ibyo uri kunyuramo, bigutera imbaraga zo gukomeza kubinya muri ibyo bibazo byawe. Byabaye ngombwa rero ko numva ubuzima ndabwanze, ariko none nkumva ndagenda bukunze bitewe n'ahazaza hanjye. Naje gutekereza ndamutse nsubiye mu ntara kwa nyogokuru aho nakuriye, ntabwo ubuzima bwakomeza. Naje gusubirayo, ariko nsubiyeyo twari turi ku kibazo cy'uko imiryango idakunda umwana. Barandoze kwa nyogokuru? Apana kwa nyogokuru. Ntabwo nzi umuntu wandoze, gusa navuye kubw'indwara yiterwa n'uburozi. Kuba ushobora kuba ubizi cyangwa utabizi ikintu bita amahembe. Njya nyumva. Yego. Ndetse abantu barabizi. Njye narayarwaye ngo bigeraho ntabashaka guhaguruka, ariko ikigenda agiye mu rugo. Nubwo banyangaga babizi ko ndi umwana. Ahantu hose ne kujya kurega bari kubaza ati bati uyu mwana kuki mu mwanga mwamukize mu bandi bana, cyangwa se mucyo ngaho ati se yarabyariye aha ngaha mu muhereza inzu y'uburushyi ayibemo. Bari gutanga ibisobanuro byinshi badafite. Nagiye mu rugo rimwe ndabyibukana, nasaga n'ugiye gupfa ukuntu byanze burundu. Haza umuturanyi ambwira ati se
imiryango ufite. Ahamagara mumuna wanjye yaragiye ahantu mu kiraka, nubwo ntabwo dukize ariko nubwo dukennye. Aramubwira ati ko mukuru wawe ari gusamba bimeze bite? Mumuna wanjye yamusubishije ijambo, aramubwira ngo mukuru wanjye ntabwo aruta amafaranga ndi gukorera aka kanya. Yego. Uwo muntu yabajije gukora amafaranga ngiye, yamubwiye ko ari amafaranga 2,000. Amafaranga yose waba ufite ntagatume wibagirwa abantu. Aho ubutunzi bwose waba ufite ntibugatume wibagirwa abantu, kuko abantu nibo batuma ubugeraho. Yarabyumvishe, nta yindi jambo ari kurenzaho nawe. Byabaye ngombwa ko afata aramubwira ati tujye kwa muganga. Murumuna wawe umuturanyi murumuna wanjye yaravuze ati ntago ndava ku kazi ngo nje kureba mukuru wanjye ngo nuko agiye gupfa nashaka pe, turamushyira agaruta amafaranga ndi gukorera. Yego. Yaramfashe ansohora mu nzu, gusa byari ntago yashobora ko nasaga n'ufite n'ubundi biro. Tugeze ku muryango nawe ngantereka basi mfe nta kindi. Yagiye hamagara umuntu twaduturanye wasengaga, azana nsengera nibwo ambwira ati namahembe gusa nayo mu miryango. Nubwo n'imiryango yawe kwanga ati uko byamera kose ariko menya ko hari aho bituruka. Ndibaza uyu muntu ko atarabizi, nubwo abantu tujye dusuzugura ubuhanuzi ariko ubuhanuzi bubaho. Njye umunsi nibwo nemeye ko ubuhanuzi bubaho, bitewe nuko arambwiye uburwayi nari mfite. Sinabyegereza umutima cyane kuko arambwiye ngo ni mu miryango, anambwiye ngo imiryango yanyanga kandi nkaba nsanzwe mbizi ko imiryango yanga. Ntabwo nayo kubitinda. Nyuma yaho rero naje gukira, nta muti nanyweye, nta kintu, niyo mpamvu mvuga ngo shima Imana, kuko ni henshi yadukuye. Muri ubwo buzima bwo ku muhanda nta muntu twize turyamaniraho, nta wigeze aza kumfata ku ngufu, sinigeze mfungwa kubw'uburinzi bw'Imana. Niyo idutegura hazaza ko natwe tukabigiramo uruhare cyane. Namaze gukira rero urwara rwango rw'umugore rurakomeza, ariko umutima ukambwira ngo ese uburyo bwiza bwo gukemura ikibazo ni ukugihunga cyangwa no kukibamo ukakibamo kikarangira. Naje gusanga ko uburyo bwiza ari kuguma mu rugo. Nagumye mu rugo, baranyanga burundu. Mama avuga ijambo ryari rikomeye, amwe ngo byango ndakubyarutse. Umuntu w'umubyeyi mama wawe ari mama wanjye ngo ndakubyarutse. Byari bigoye kubyumva. Bwa mbere yazinga undi munsi, yabinga undi mutigiza numva ni ijambo risanzwe, nkuko umwana tukundi ngo watinga ikigoryi bisanzwe. Ngeze nanjye numva n'ubuzima busanzwe. Ariko ndatekereza ni kuko antuka hajya kurara hanze, biri mu bintu bimumotiva ko isaha yakujya ntuka nkajya kurara hanze igihe hiro ntazirwa mu rugo. Naje gusanga kuko ari njyewe nanone uri kongera ikibazo. Ndabona nagiye kujya ntuka nicare mu rugo, antuke birangire mwima amatwi. No kuvuga ngo wari umaze kumenyera ibitutsi byose. Yego. Maze kubyakira. Ku manywa nkirwa mpanganye na murumuna wanjye, nijoro mama yazanye tukaba duhanganye. Akantu agizaho nafata umwanzuro kuko yari amaze kubona ko nubwo ntuka ntabwo binkora nkuko byankoragaho mbere. Aravuga ngo none reka tubane nk'abanyamahanga. Ubundi iyo ushaka kwica umwanzi wawe uramusekera niyo yari mu kibazo kimeze gutyo. Aragateka tubane nk'abanyamahanga. Byabaye ngombwa ko tubana nk'abanyamahanga, akinjira ntavuge nanjye nakwinjira simvuge. Ariko umwana wese hava akagira akora amakosa. N'umuntu mukuru barayakora. N'umuntu mukuru akora amakosa ukatavugwa nyine. Ariko amakosa ngiye nakoraga yaratandukanye n'ibihano nahabwaga. Niba yantwara kuko nakoze ikosa, ntabwo byari bikoreka nka mu bandi bana. Oya ntabwo byari bikwiye. Gusa ngiye nagerageza nkigira ku makosa nakoze. Ikosa nakoraga umunsi ntabwo nongeraga kurikora ejo. Mama rero byarakomeje biba ngombwa ko mu buzima bwo kwana nk'abanyamahanga, rimwe nkavuga ni okay, ni mama wanjye. Nkanamukundisha abandi bana. Kubera ko wa mwana muto we wagenderaga mu kigare kiba murumuna wanjye na musaza wanjye na mama, atangira kubona ko ntago mba nakoze ikosa kuko riremereye, ari we mwana mutoya. Akibaza se kuki Diane bamwanga. Nuko natangiye kugira inshuti. Ngiye inshuti ya bucura bwo mu rugo, we ankunda mbere y'abandi bose. Baba bari kunuka nabandi nko hanze akahansanga. Mbese ntangiye kubona ko nubwo nagendaga ntabwo nabaga ndi kugaragaza ko amakosa mfite ataremereye kurusha ibihano ndi guhaha. Ahubwo we niwe wayagaragazaga kubera wavaga mu rugo. Yego. Kandi nikosa. Kigiye no kuva mu rugo bitabyitwa ko abaye n'ikirara noneho kabiri. Umuntu wibonye atabwa ati uyu n'ikirara n'undi ntarara mu rugo. Nk'umuntu agera yaragezaga akamba hafi na musaza wanjye wamunkugera uramufata. Byaje no kuba ngombwa ko umunsi umwe twagize ikibazo mu rugo, narakuze ngira indwara yo kuva imyunda.
babizi barabizi ni amaraso aturuka mu mutwe akamanukira mu mazuru. Njye n'ubumuga hari abo bibaho kubw'uburwayi busanzwe, njye bwari ubumuga rero. Ku zuba yabaga yava, ku mvura nikore ikaba yava. Byabaye ngombwa rero no mama ava guhaha, ariko manywa nka saa 9 ambwira ati aho bigeze ndananiwe muze munyakire. Yari ko 25 by'akawunga. Ajya ku modoka, birava ku modoka tukagenda tukabyikorera. Gusa harimo urugendo. Mbwira mumuna wanjye unkurikira na mama, hagati aho nsubi inyuma gatoya, mama bya bindi by'amahane bye byarashize. Uko biri uhagera kuvuta urugo rwaje mu mwuka mwiza. Ahubwo hasigaye mumuna wanjye wenyine. Ari wowe yasigara. Wenyine asiganya amahane. Ariko nawe atariwe kuko igihe twicaraga bakamufata akaboko, mama akavuga ati uyu niwe mfura yanjye, akerekana mumuna wanjye. Wowe uhari? Yego. Ndetse akabyerekana mu bantu. Bikomeza bimukura mu maso, na n'ubu ntibiramuvamo, gusa bigenda bishira. N'ubu na n'ubu ngubu. Kandi umva niba namite 13 muri 2010 na kangahe. Mama mumuna wanjye azambwa ngo ujye kwikora kari akawunga. Bangani none se kubizi ko ndwaye umutwe, ukubona hari kuzuba twajyanye, ntabwo namweje wenyine. Wace tukajyana ugafata kimwe cya kabiri nkafata kimwe cya kabiri. Ngo ntabwo ndajyayo ngo mfite indi gahunda. Ndamumaza ufitiye gahunda. Ku buryo ku mwanya wa mumuna wanjye ndashaka kubwira urubyiruko twese, gahunda yose waba ufite ntabwo iruta ubuzima urimo. Yari afite gahunda. Hari umuhungu yabarahuriye kuri Facebook, ntimumwumve nabi. Hari umuhungu yabarahuriye kuri Facebook bapanga ko bazahura, gusa bihura n'uwo munsi. Avuga ati ngifite gahunda, umuntu twabare kuri Facebook ngiye kujya kumureba. Ndangane nta kuntu wajya uvuye yose. Arambwa ati ntabwo bishoboka. Ajyayo. Impamvu muvuze ngo gahunda zose ufite nuko umuhungu iyo ajya kumureba bikaza kubyara ubushuti buzima, ntacyo byari kuba bintwaye. Ariko uwo munsi bahuye n'uwo munsi batandukaniyeho. Ari umukobwa arambwira ati umuhungu ntabwo yari mwiza, ari umuhungu ati umukobwa ntiyari mwiza. Mu by'ukuri uwo muntu yaragushutse agutera igihe, mwari muvuganye igihe akusanze, ndetse kuba barahuye ni si ikibazo nuko ahubwo hari uwo yakomerekeje. Ku rundi ruhande yaba ari umuntu wicuza, yari kwicuza avuga ati wantereye umwanya, nubwo nta kintu no gukora no kuryama nkaruhuka, nubwo atabyicujije gusa nabwo. Ariko buri ikintu umuntu acamo kimubera isomo, kimubera inyigisho. Yego. Ku buryo n'ubutaha atongera kugikora. Ubwo rero nabwiye mama nti rero mama kawunga nta ndaza kuyifata, yisiga aho ngaho izuba nirigenda ndaza kuyifata. Mama nk'umuntu mukobwa ati ni gute ndasiga ibiryo ku muhanda, abitegera moto irabijyana ibigeza mu rugo. Mu by'ukuri mama atashye ntabwo yambajije ngo kuki utaje gufata akawunga, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yaracecetse, ahubwo murumuna wanjye niwe wavuye kureba uwo muhungu, araza turateka, bimaze gushya turaryama, mu gitondo mama ajya mu kazi bisanzwe. Urumva ko mama ntago tugeze dutongana pe, nta n'ikibazo twajyanye kuri ibyo bintu. Ajya mu kazi bisanzwe. Murumuna wanjye bigeze nko mu masaha atabyutse, asanga ndi gukoropa. Amagara iruhande ngako diyango reka nkubaza, ubundi ngo ruhurura yakuzanye, ngo ni ruhurura cyangwa ni isuri? Ngomba mbona gutarabyawe pe. Nibaza uyu mwana amagambo ndabase ko cyo kumbwira amagambo nkayo ngana. Urase ngo ni gute mama ngo yikorera akawunga, ngo gute ngo majye guhangura ahangaho, hari ngo nta kintu uri gukora. Ntekereza ahantu yari yagiye, ariko sinamusubiza kuko navuze ni musubiza intambara yatirota. Ndaceceka. Arangije arongera ngo ubundi ngo wazashatse ahantu ujya kugwa kugira ngo uzagwa ahangaha. Nabitekerejeho kabiri gusa, n'umujinya n'uburakari byose nsanga nkwiye gufata kuko umwanzuro. Nongeye mfata umwanzuro ko nava mu rugo by'igihe gitoya. Ariko kuko mama nta kosa yari yabikozemo, ataranabizi, nirinze kubyereka mama. Nashatse akazi njya mu yindi ntara. Ariho nahure n'abantu bagiye noneho babyutsa ya mpano ari yo ngubu ndi gukoresha. Nkigerayo mu mwanya yagugeze amamagara, ndetse ndakeka ko n'ubu ngubu we ntabwo azi ko ibyo bintu byambabaje. Nta nubwo azi ko nagiye muri ntara kubwizo mpamvu. We azi ko nagiye mu ntara gusa ariko bw'impamvu z'akazi. Ndagenda, umujinya umaze gushira, uburakari bumaze gushira, numva koko twahujya tugahurana nka mumuna wanjye, numva ko nkwiye kuba nasubira mu rugo. Ariko mu gusubira mu rugo nenzanye n'abanyamakuru babiri, bakambwira ati se ko tukubonamo impano wazayikoresheje. Ndangani rero nubwo mfite impano ntabwo mfite uburyo nayikoreshamo. Gusa nakwiye ko nabikundaga nkiri umwana, nkavuga ni okay, reka nzagerageze. Kunze ba MTV, ubuhamya bw'uyu mwana w'umukobwa
tuzabukomeza ubutaha. Bye.